amatorero ni menshi n'amadini ni menshi. Iyo bibaye amadini ubundi bibiganisha ku mihango. Ikintu cyo cyarangije kwitwa idini kiba cyarangije kuganisha ku mihango. Ko nta dini ritagira imihango. Itorero ryo rishobora kugendera ku muco ryihaye ariko itari imihango y'amasekuruza twahaweho akarande. Kubaje ngo mbese umuco ni iki? Umuco wasubiza ngo ni imigenzereze ya mbere. Ubango yabasogokuruza cyangwa se imihango twahaweho n'abatubyaye cyangwa se inyigisho zatubayeho akarande. Iyo umuntu akijijwe atandukana n'umuco. Iyo umuntu akijijwe ntabwo atandukana n'umuco kuko hari abakristo bahuriye n'abapagani hari ico bahuriyeho. Umukristo winjiye mu gakiza ayoborwa n'ibintu bine bikurikira. Icyambere kimuyobora n'umutima nama. Icya kabiri kimuyobora ni ijambo ry'Imana. Icya gatatu kimuyobora ni umwuka wera. None icya kane kimuyobora ni amabwiriza y'umuryango yahisemo. Pastor, ni gute umuntu yawe umukristo ntahutaze abagendera mu mico y'imiryango yabo? Abantu benshi bemera kuba muri Yesu ariko ntibemere ko Yesu ababamo. Abantu benshi bahisemo kwemera kuba amashami ariko banga kuba ku muzabibu. Havuga isengesho ry'abayuda basubiragamo mu gitondo kacakarekare bakinjira iruhande mu masengesho bakaza Mana warakoze kuko nagiye kuvuga gasanga ntari umugore. Mana warakoze kuko nagiye kuvuka ngasanga ntari uw'imbata. Mana warakoze kuko nagiye kuvuka ngasanga ntari umunyamahanga. Mana warakoze kuko ndi kurivuga ndi umugabo kuko ari amatorero amwe azashira indahiro ku masekuruza ntashira indahiro ku nyigisho nzima. Waza bakakubwira ati turakubatiza ari kubanje waturahira ucishije akaboko mu izosi ngo ndarahiye ndi imbere y'Imana nkazongera kurya ingurube ninongera kurya ingurube Imana izampane. Undi bakamubwira bati gira hino nawe urahire ati ndarahiye ninongera kudefuriza Imana izampane. Undi ati igira hino urahire ndarahiye ninongera gukora ku isabato Imana izampane. Imana izampane. Izo ndahiro ntabwo wicwa n'isabato cyangwa ngo wicwe n'imyambarire cyangwa ngo wicwe n'ibyo kurya ahubwo wicwa no kuva mu masezerano y'indahiro. Nuvuga ngo iyo urahiye ngo ninkora iki uba wibosha. Ese gutunga imbwa uri umukristo nica? Umvise n'undi bundi ari kuvanga urugo rutizera rworora imbwa. Kubera amadini agaragara nk'ibintu byoroshe abantu bakayishoramo badasobanukiwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twarahi imbwa ihenda kurushinga. Tuvuge kiwari kare imbwa itunga umuryango kuko irabahigira ikabazanira umuhigo. Ndetse kurusha inkirisha kuko inkirisha yo tizana buri kanya. Ariko imbwa ku giciro irusha inka amafaranga ndetse banarazikwa. Bamwe bakwimbunda, abandi bagakwimbwa, abandi bagakwihene, abandi bagakwa amafaranga, abandi bagakwinka, abandi bagakwimbeba biterwa n'umuco w'abantu. Nico ibyo bintu bigiye kumara. Imbwa rero ni itungo nk'ayandi. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere ko umeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard abari mu Rwanda. Turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, Imana ibahire, Imana ibagure, Imana ibagirire neza kubo guhitamo ibiganiro bya gusenga everyday. Abari mu Burundi turabasuhuje, yambi turabakunda mu nshuti zacu, mukunda ibiganiro byacu, namwe Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana yumva gusenga kwanyu, Imana ibarengere, Imana ibarengere. Reka abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse abantu muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge muri nshuti za gusenga everyday mu kuko ibiganiro byacu tubabwira ngo namwe Imana ibahe umugisha, Imana ibahire, Imana ibagirire neza. Abari muri Amerika turabasuhuje tubabwira ngo Imana namwe ibahe umugisha. Abari muri Canada Imana ibahe umugisha, abari muri Australia Imana ibahe umugisha, abari muri Asia Imana ibahe umugisha, abari muri Europe Imana ibahe umugisha. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mpaziro wa Dr. Shalom shalom. Amakuru yanyu? Turaho. Imana ibahe umugisha cyane. Pastor, nkuko channel yacu ito gusenga everyday watangira usenga Imana. Imana turagushimiye, turaguhimbasha uyu mwanya.
turaritse icubahiro cyawe ko tugiye gusangiza bene data ijambo ryawe, kandi icyo ushaka ni ukugira ngo duhindurire abantu bose kuba abigishwa bawe. Niryo sezerano Yesu Kristo yadusigiye ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba abigishwa. Tugiye kubwiriza ijambo ryawe, turakuraritse kugira ngo twegere Mwami, ijambo ryawe ribashe kugira imbaraga zo kwemeza imitima y'abari kure n'abari hafi. Hari abakeneye ubutumwa bwiza ariko batabashije kubushikira, ariko ijambo ryawe riravuga ngo ubutumwa bwiza buzamamara mu mahanga yose, kibera ikimenyetso ko imperuka igiye kugera. Ndabushimiye Mwami ko yemeye ko uyu mwanya tusangiza bene data batugana ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rikwirirane, reka ritubere umutsima utera imbaraga kandi ridukomeze twese, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Amena. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone tukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga, tumubwire ngo Imana imuhe umugisha. Nawe ushobora kuba bwa mbere ugeze kuri channel ya Gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone. Imana ibaho umugisha. Pastor, rero dufite ibibazo tugiye kubazaho, kubibaza abantu benshi bibaza ibibazo bivuga ku ntambara hagati y'umuco n'inyigisho nzima z'itorero. Izo ntambara ni nyinshi cyane kandi hafi amatorero yose arahura nazo. Twatekerejeho kubiganiraho kugira ngo tumenye izo ntambara ese zizahoraho, ese zizakemuka zite, cyangwa se ziterwa n'iki. Tubanze dusome mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 8, turasoma n'uwa 13 kugeza kwa 15, twumve uko avuga. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu, iyo bahaweho n'abasekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Umurongo wa 13, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no gukebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubwo umusaraba. Tuyahuje na Matayo igice cya 15 hatubwira umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8 ukuntu abafarisayo n'abanditsi begereye Yesu bakamubaza bati, mbese ko abigishwa bawe batajabitse intoki? Yesu arababwira ati, niki kibatera gucumurira amategeko y'Imana imihango y'abasokuruza? Kuko babazaga bakurikije imihango y'abasekuruza, kuki abigishwa bawe bariye batajabitse intoki nk'uko imihango y'abasokuruza ivuga? Yesu aravuga ati, namwe mucumurira itegeko ry'Imana gukurikiza iyo mihango y'abasokuruza. Iyi mihango rero iza mu itorero igaha intambara hagati yayo n'inyigisho nzima twahawe. Umuco risobanura iki? Umuco risobanura imigenzereze ya mbere. Umuco risobanura imihango ikomoka kuri basogokuruza. Umuco usobora kuvuga ko ayo mabwiriza aturuka ku bwo twigishwe na basogokuruza akatubera akaba karande mu mitima yacu, akangana uvuga ngo kutuvaho. Akarande bisobanura ngo yatwomye igihe cyose. Abakolosayi bari abakristo, ntabwo ari abapagani oya. Ariko Pawulo yababwirije ubutumwa bwiza burakwiriranya, barihana babitorero, ariko abitegereje asanga ntabwo bagenda nk'uko ubutumwa bwiza bumvise buri. Noneho agiye kubagenzura asanga baracakurikiranwa na ya masekuruza n'imigenzo yabo bahaweho akarande, ni ukuvuga ngo yabomye igihe cyose, ikaba idakwiriye koma ku bakristo. Nizo mpamvu iyo ntambara hagati y'imihango n'amasekuruza n'imigenzereze ya kera twahawe na basogokuruza yatwomyeho ije ihangana none n'inyigisho nzima z'itoro zitwa doctrine. Amatorero ni menshi n'amadini ni menshi. Iyo bibaye amadini ubundi bibiganisha ku mihango. Ikintu cyo cyarangije kwitwa idini kiba cyarangije kuganisha ku mihango. Ko nta dini ritagira imihango. Itorero ryo rishobora kugendera ku muco ryihaye,
ariko itari imihango y'amasekuruza twahaweho akarande. Angaro hari intambara hagati y'ibyo bintu nibyo tugiye kuganiraho. Noneho rero bakubaje ngo mbese umuco ni iki? Umuco wasubiza ngo ni imigenzereze ya mbere ubango y'abasogokuruza, cyangwa se imihango twahaweho n'abatubyaye, cyangwa se inyigisho zatubayeho akarande. Usomye mu kutegeka kwa 2:6 hari amategeko y'Imana yahaye abisirayeli. Koko ya mategeko y'Imana ababaho akarande Yesu Kristo aje banga kuyahindura. Kandi Yesu Kristo yarazanye ubutumwa bwiza, ntabwo yaraje gukuraho amategeko yaraje kuyasohoza, banga ko yasohoza. Noneho bashaka ngo amategeko bakomeze bayakurikize nk'amategeko y'imirimo, kandi Yesu yaje kuyazana ngo akorere mu mategeko yo kwizera. Ntibabyumva rero ya mategeko ababaho akarande. Nizo mpamvu nibakubaza ngo umuco ni iki? Ni imigenzereze ya mbere, ni amabwiriza ya kera, cyane cyane ashingiye ku mihango yatubayeho akarande, cyangwa se ni imigenzo y'abasogokuruza. Niko wasubiza. Iyo umuntu akijijwe atandukana n'umuco? Iyo umuntu akijijwe ntabwo atandukana n'umuco, kuko hari abakristo bahuriye n'abapagani, hari ico bahuriyeho. Umukristo winjiye mu gakiza ayoborwa n'ibintu bine bikurikira. Icya mbere kimuyobora ni umutima nama. Icya kabiri kimuyobora ni ijambo ry'Imana. Icya gatatu kimuyobora ni umwuka wera. None icya kane kimuyobora ni amabwiriza y'umuryango yahisemo. Ahangaha rero na Yesu Kristo niyo nzira yakoresheje ubwo yahamagaraga abigishwa. Yahereye ku mutima nama, nico kibanza, habanza umutima nama. Ageze abigisha ijambo ry'Imana baradifata, bararyiga neza. Ariko bamaze kurangiza ijambo ry'Imana yarababwiye ngo ntabwo bihagije ngo mugende, hasigaye ikindi kintu ciyongera, ni ukubatizwa mu mwuka wera. Aravuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo bo kumpamya kuva Yerusalemu, Iyudaya ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ahangaha yaramaze kubabwira ko umuntu wakira ijambo ry'Imana nubwo aba afite umutima nama muzima, akaba atarahabwa umwuka wera, ataja mu ivuga butumwa. Icyo rashatse kuvuga. Ibi bintu rero bitatu nibyo bigerekwaho iyo umaze kwihana winjiye mu muryango, barongera bakakwigisha. Hakaba noneho wa mutima nama, hakaba rya jambo ry'Imana wumvise, hakaba na wa mwuka wera wahawe, none ugahabwa n'amabwiriza y'umuryango wahisemo. Ibyo bintu bine bikayobora umukristo umaze kwinjira mu gakiza. Ariko noneho bitandukanye n'umuntu ukiri umupagani. Umupagani ico duhuriyeho nuko agira umutima nama. Nta mwuka wera, nta jambo ry'Imana, amabwiriza ni y'amasekuruza yahaweho karande na ba nyina na basi. Icyo gihe rero kuko tutabasha gutandukana n'umutima nama, duhuriye ku mutima nama n'abapagani. Ibyo bikatwereka iki? Haba igihe n'umupagani akijijwe akinjira mu gakiza, ariko yari afite umutima nama upfuye. Icyo gihe akiga ijambo ry'Imana, akayoborwa n'umwuka wera, agahabwa amabwiriza y'umuryango yahisemo, ariko kuko yinjiyemo yarasanzwe afite umutima namupfuye, ugasanga agira impano z'umwuka ariko ari guhimukira abandi, ugasanga akora ibitangaza ariko ni exikoro, ugasanga mbese arahanura ariko ni umujura, ugasanga ibibi byose ntibyamuvuyeho kuko yakiriye ijambo ry'Imana, umukayoborwa n'umwuka wera, ariko yarapfuye mu mutima nama. Nizo mpamvu uzasanga hari umuntu wakiriye ijambo ry'Imana afite umwuka wera, ariko akaba ikibazo muri sosiyete, abantu bakabyibazaho. Ni ikigaragaza ko yinjiyemo yarapfuye umutima nama. Iyo wapfuye umutima nama rero n'iby'Imana urabizambya, keretse habaye igitangaza none ugahinduka no mu mutima nama. Ariko kenshi umutima nama ntuhinduka, kugumya kuba wawu, ahubwo ijambo ry'Imana ryakwiyongera akaba kuyoborwa n'umwuka wera. Wa mwuka wera arahindura, ariko abantu benshi bakanga kuva kuri wa mutima nama mubi, ugasanga bahimuka ari abakristo. Ugasanga hari icyo umukristo yananiwe kugukorera, umupagani akakigukorera abinyurije muri wa mutima nama. Ahangaha rero ufite umutima nama muzima nawe ntabwo yanezeza Imana, kuko abakiri mu butware bwa kamere.
aho naho ni ikibazo. Abaroma 8:8 haravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana, ariko n'abahawe umwuka wera bakigira ijambo ry'Imana batagira umutima nama, nabo bagora society, bahura n'ikibazo muri society. Nizo mpamvu usanga n'abakristo ubwabo kubana bafitanye ibibazo, nuko benshi baba barapfuye ku mutima nabo, kandi ugasanga noneho n'igikorwa cy'urukundo kiragorana mu bantu bahawe umwuka wera. Nukubera iki? Umwuka wera twahawe iyo agiye kumanukana urukundo. Kw'ijambo ry'Imana muri Timoteyo igice cya mbere umuro ya kabiri igice cya mbere umurongo waho ni wa 7. Timoteyo ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo ntaho twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwihangana. Bisobanura ngo umwuka wera yamanutse avuye ku Mana ataturutse ahandi, amanukana urukundo. Iyo abantu rero bangana bafite umwuka wera ntabwo aba ari uw'Imana, kuko nta muntu uri mu Imana wabasha kwangana, kandi Imana iremwe mu rukundo. Ufite Imana muri wowe ntiwabasha kwangana. Ubwo rero ahangaha intambara aho ziri nahangaha, abantu babatijwe mu mwuka wera bahabwa ijambo ry'Imana, bagira amabwiriza y'umuryango, noneho bakabana na babandi batari bakizwa bakiri mu butware bwa kamere ariko bafite umutima nama muzima. Noneho uwo yakwinjira mu itorero bakamubera igisitaza, kuko binjiye mu itorero bafite umutima nama upfuye, bakamuhanurira bamubwira iby'Imana ariko bitabarimo. Ugasanga noneho nawe acitse intege, hari intambara zikomeye. Ukinjira mu itorero babandi bahawe ijambo ry'Imana afite umwuka wera akaguha amabwiriza, noneho baguha amabwiriza ugasanga nibo babi kukurusha, kandi wewe utari mu itorero wari wibereye hanze. Na Yesu nawe yabikomojeho hariya muri Matayo 23 turutse ku murongo wa 13 kugera kuri 23 haravuga ngo mw'abafarisayo mwe mwandyarya mwe, murahaguruka mukurira imisozi mukaja kubwiriza ijambo ry'Imana mukaja no mubirwa, uwihanye yemeye mukamuzana, mwamara kumugeza muri mwe akabasha inshuro ebyiri kuba mubi, kuba umwana wa gihonome. Nuvuga ngo akabakuba kabiri kuba umwana wa gihonome, kandi mwe muri mu cyumba cy'amasengesho. Ahangaha Yesu yabikomojeho. Abantu bari mu masengesho none bagiye kwihanisha, buzuye inshingano ikomeye ya Yesu, bakamuzana. Bamara kumuzana yagera muri bo, kuko batagira imbuto ariko bafite impano, mugira mubi inshuro ebyiri kuba umwana wa gihonome, kuko nabo ubwabo batakiriye Yesu ngo abe muri bo. Ahangaha rero nico kibazo gihari. Umuntu wakijijwe ntabwo atandukana na kamere yose, kuko wa mutima nama tuvukana ugira akamaro wo kutuyobora. Ikindi noneho rero, uwo mutima nama tuvukana akenshi, kuko uriho umutima nama hara mu Baroma ibice bya 2 umurongo wa 12, wa mutima nama tubwira morale kw'ikintu ari cyiza cyangwa ko ari kibi. N'abapagani barawufite. Ikikubwira ko icyo ari cyiza cyangwa ko ari kibi, abapagani baragifite. Hari ijambo ry'Imana riravuze ngo abakoze ibyaha batazi amategeko nta kibazo, ntabwo bazacirwaho iteka ry'ayo mategeko, ariko abakoze ibyaha barigishwa amategeko ngo bazacirwaho iteka ry'ayo mategeko. Noneho rero hari yarongeye haravuga ngo umuntu pagani utaza amategeko y'Imana iyo akoze ibyiza bihwanye n'amategeko ababibwiwe n'iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ababihawe n'umutima uhana, bigafatanya n'ibitekerezo birega bamwe bibarega cyangwa kubaregura. Ibyo nani by'Imana izagenderaho mu gihe cy'umunsi w'amateka, nukuvuga ngo bya bitekerezo biturega cyangwa bitakaturegura. Mu Baroma babikomojeho twasomye, haravuga ngo Abaroma ibice 2 umurongo waho wa 12 haravuga hati, Abaroma 2:12, abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo batsindishirizwa nayo. Abapagani badafite
amategeko y'Imana. Iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo abihindukiye amategeko nubwo batayafite, bihindukira amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamya n'imitima ihana ibabwiriza igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byayo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Ahangaha rero umutima na morale ibwira abapagani gukora neza. Umukristo yageze mu itore, umupagani yageze mu itorero ntabwo atandukana nawo. Oya, wa mutima nama wiyongeraho ijambo ry'Imana, ukiyongeraho umwuka wera, none hagahabwa amabwiriza y'umuryango yahisemo, ahasigaye akaba umuntu nejeje Imana wo gukora imirimo myiza. Pastor, ni gute umuntu yawe umukristo ntahutaze abagendera mu mico y'imiryango yabo? Umuntu yaba umukristo ntahutaze abakigendera mu mico yabo iyo yera imbuto. Abantu benshi bemera kuba muri Yesu ariko ntibemere ko Yesu ababamo. Abantu benshi bahisemo kwemera kuba amashami ariko banga kuba ku muzabibu. Ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 15 umurongo waho wa mbere haravuga ngo ni njye muzabibu w'ukuri, na data ni nyirawo uwuhingira. Ahangaha haravuga ngo ishami ritera imbuto riracibwa rigatabwa, ariko iryera imbuto ararifasha akaryaganya amahage yayo kugira ngo rirusheho kwera nyinshi. None ubwo mumaze kumva ijambo ry'Imana mugume muri Yesu. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 5:15 aravuga ngo uguma muri nje nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi, kuko ntaco mwabasha gukora mutamfite. Nuvuga ngo ni nje muzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Uguma muri nje nanjye nkaguma muri we niwe wera imbuto nyinshi, kuko ntaco mwabasha gukora mutamfite. Abantu benshi bemera kuba muri Yesu, bakemera gufata izina ry'amashami, ariko ntibemere ngo Yesu ababemo, bakanga kuba ku muzabibu. Nibo babandi rero usanga baba nk'aya mashami yumye, bagahanura, bagakora ibitangaza, bakirukana abadayimoni kuko bari muri Yesu kandi ni impano z'umwuka bahawe. Ariko kuko batemeye ngo Yesu abe muri bo, akorera imirimo ye muri bo, ugasanga ntibera imbuto. None Yesu aravuga ngo bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Nuko bemeye kuja mu muzabibu, bakanga ko umuzabibu ubabamo. Nukuvuga ngo bari muri Yesu, Yesu ntabarimo, bahabwa impano ntibera imbuto. Noneho rero ikibazo nuko abantu benshi bashaka kuba amashami. Ya mashami baja ku muzabibu bagahitamo kuba amashami yumye, kuko ishami ryumye nabyo rifite uburenganzira ku muzabibu. Ntabwo warihakanya ngo si iby'uwo muzabibu, ariko uko nta ruhererekanye rw'amazi atemba atanga ubugingo anyura mu giti ngo ahinguke muri rya shami rirumye, kuko iryo riracibwa rigatabwa. Ubwo rero iyo abakristo binjiye mu itorero bagasenga bakiga ijambo ry'Imana, bahabwa impano z'umwuka nibyo, ariko iyo bateza imbuto nibo basitaza ahubwo abapagani. Bikagera ubwo umupagani avuga ati aho kugira ngo mbe nk'abariya nahitamo kubukondi. Ariko abakristo beza imbuto bakurikiza Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 12 haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo bamwe babasebya nkaho muri abagizi ba nabi, ariko nibabona imirimo yanyu myiza mubakoreye bazarushaho ngo guhimbaza Imana kuri wa munsi wo kugendererwa. Nuvuga ngo imirimo myiza y'abakristo ituma abapagani bahimbaza Imana, ariko iyo batagira imirimo myiza ituma abapagani batuka Imana. Niryo Paulo yavuze ngo izina ry'Imana riratukwa mu bapagani bitewe namwe. N'Abaroma igice cya 2 utangiye ku murongo wa 24 kugeza ku 8. Izina ry'Imana erega riratukwa bitewe namwe. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani bitewe n'abakristo batera imbuto. Ahangaha rero abakristo bateza imbuto bahutaza abapagani, iyo beza imbuto bahindura abapagani. Inshingano twahawe rero niyo kwera imbuto kugira ngo duhindure abapagani nabo binjire mu nzu y'Imana. Bakoze Pastor, ni gute itorero ryakwakira abantu baturutse mu mico itandukanye
kandi bose bakaba umubiri umwe wa Kristo. hajya haba intambara, ariko itorero rya Kristo ryakira abantu batandukanye. Umuyuda ntiyongere kubaho, umugiriki ntiyongere kubaho, uw'imbata ntabeho, uw'umudendezo ntabeho, ntihabeho umugore, ntihabeho umugabo. Ni ukuvuga ngo ryatandukaniro riri hagati y'abantu ry'ubusumbane. Ntabwo bavuze ngo umugabo ahinduke umugore, ntabwo bavuze ngo umugore ahinduke umugabo, ngo bagurane imiterere yawo y'umubiri. Ariko kuvuga ngo umugabo ntakiri umugabo, umugore ntakiri umugore, ni mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo niba abantu barabyaho bwa kabiri, bwa busumbane bwabaga ku bayuda bwavuyeho, kuko hari isengesho abayuda basengaga kandi rigasengwa n'abagabo barisubiramo buri gitondo. Biboneka mu gitabo cyanditswe na Kariro, cyanditswe mu 1967, ariko hari extrait yacu yavuyemo yanditswe na Ngongo Kirongo Fatuma mu gitabo kivuga ngo mbese mu itoro rya Gipantekote bagira umugore w'umupasiteri. Nico yarari gukoreraho. None ahangaha muri ico gitabo havuga isengesho ry'abayuda basubiragamo mu gitondo kare bakinjira iruhande mu masengesho bakaza, Mana warakoze kuko nagiye kuvuka gasanga ntari umugore, Mana warakoze kuko nagiye kuvuka ngasanga ntari uw'imbata, Mana warakoze kuko nagiye kuvuka ngasanga ntari umunyamahanga, Mana warakoze kuko ndi kurivuga ndi umugabo, kuko abana nabo bahejwe mu materaniro. Ibyiciro byari bihejwe mu materaniro ni abanyamahanga, ni imbata, ni abagore, ni abana. None yaje kuvuga ati Mana urakoze kuko ndi umuyuda, Mana urakoze kuko ndi umudendezo, Mana urakoze kuko ntari umwana, Mana urakoze kuko ndi umugabo ntari umugore. Byari isengesho basubiragamo buri gitondo, ryagaragaza ko hari ibyiciro bimwe by'abantu byahejwe. Ibyo bintu byahejwe rero ko Paulo abwiriza ubutumwa bwiza mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo wa 28 havuga ngo muri Yesu Kristo nta mugiriki nta muyuda, nta mugore nta mugabo, nta wibata nta umudendezo, nta munyamahanga nta buyahudi. Ngo bose numwe muri Yesu Kristo. Ntabwo yashatse kuvuga ko umugore n'umugabo bagurana igitsina, ahubwo yashatse kuvuga ko badahejwe ku by'Imana bose kimwe, kandi mu bacunguzwa amaraso ya Yesu Kristo bose bacunguwe kimwe. Nico ashaka kuvuga. Ubwo rero itoro ryakiriye abantu rikwiriye gukuramo ayo macakubiri yo kuba umunyamahanga cyangwa kuba umuyuda, ayo macakubiri yo kuba umugore cyangwa umugabo, ayo macakubiri yo kuba imbata cyangwa umudendezo. Noneho muri ya mico yawo bahaweho karande, kuko buri bose bagira imico bahaweho karande na basekuruza, bafite imigenzereze yabo ya mbere, bakaza bakabibyaremwe bisha muri Yesu Kristo. Noneho ijambo ry'Imana rikaberera so rivuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, Abakorinto ba 2:5-17 kugeza 21, aba ari icaremwe gisha, ibya kera byose arabyibagirwa, ariko ntate wa mutima nama wo gukora ibyiza agato gukora ibibi. Noneho rero byose bikaba bibaye bisha, kandi byose bikaba bituruka ku Mana yiyunze n'abantu ku bwa Yesu Kristo. Noneho ikasigira abakijijwe ijambo ry'umwuzuro nabo bagahinduka batabye mu cimbo ca Kristo, kugira ngo bihanisha abazibiye nabo bageze ku Mana. Niyo nshingano bahawe. Ahangaha rero itorero rahiranya rikigisha inyigisho nzima, ntiryigisha imihango. Kuko itorero ryigishije imihango, hari igihe abavuye muri paganisme, bavuye mu gipagani, basanga iyo mihango ihuje n'iyabo, ariko hari abandi bafite idahuje n'iyabo, ugasanga habenwa amacakubiri. Itorero rigomba kwirinda ntiryigisha imihango. Muri cana amabuji mu rusengero, usange ri kugendera ku mabwiriza twahaweho karande, ugasanga aho kugira ngo bigishe Yesu ahubwo bakigisha ubuzima bw'abantu. Itorero aho ripfira nuko aho kugira ngo bigishe Yesu bigisha ubuzima bw'abantu, kuko iyo umuntu yamenye Yesu, Yesu amwigisha byose. Aho ni ikibazo kiba, kuko niba ugiye kwigisha umuntu kurya, oya mwigisha amenye Yesu, Yesu amwigishe kurya. Ugiye kwigisha umuntu kwambara, oya mwigishe Yesu, Yesu amwigishe kwambara. Ariko itamwigishije Yesu, ukamwigisha ikitari Yesu, amenye ikitari Yesu, ibitari Yesu byo biratandukanye umuntu ku wundi.
icyo gihe amacakubiri rero agwa. Ariko kuri Yesu abamwemeye bose bahinduka umwe kuko aba yabahaye kuba abana b'Imana. Abavuga butumwa baje bavuga Yesu, bekoje bavuga ubuzima bw'abantu, bekoje bavuga imirire, bekoje bavuga imyambarire, baje bavuga Yesu yigisha ibisigaye kuko arahagije. Ego pastor, ese iri sengesho abayuda n'uno munsi abayuda bararifite na n'uno munsi bacari senga iryo sengesho. Na n'uyu munsi ntabwo umugore yemerewe kwegera ku ruhimbi atari mu itorero. Muri Judaisme ntabyemerewe. Nicyo kimwe n'abasilamu. Nicyo kimwe n'abisilamu ntabwo abyemerewe. Umugore n'abana ntibinjira mu materaniro, imbata abakozi bo mu rugo ntibagera mu materaniro, none n'abanyamahanga bafite aho babicaza hatarahera ahubwo mu gikari kugira ngo bashungere. None abayuda n'abasilamu hari byo bahuriyeho. Abayuda kuko bakomoka ku muntu umwe, mu misengere yabo ni kimwe. Uretse ko bamwe bemera Musa abandi bakemera Muhammad. Nico gusa batandukanye. Ariko ibijanye no guheza abantu byo babihuriye. Gukunda amazi ni kimwe. Ni kimwe. Bwe n'abayuda nabo amazi barakunda. Cyane. Barakaraba nabo. Cyane. Nico bapfaga umva kandi. Nico bapfaga na Yesu niko ndi kuvuga ngo kuki abigishwa bagiye kurya batajabitse uko kurya bikakwabaga ari uguhoraho nk'umuhango. Nko ukaraba mbere kandi bahaweho karande na basekuruza nibyo Yesu yangaga. Urakoze pastor. Ese pastor itorero naryo rigira umuco. Itorero rigira umuco ariko rikarinda ingabano. Iyo umuco urenze ingabano usenya ubutumwa bwiza bwa Yesu. Umuco ntukwiriye gufata intera ya mbere ngo urenge ingabano. Ubona pastor ahagaze imbere mu rusengero arakavuga ngo uyu munsi nta kindi turigisha ku musatsi. Yesu arahari ariko akamusimbuka ati uyu munsi wabwiriza Yesu akigisha abantu gusokoza. Hari byo byiza. Itorero rigira umuco ariko iyo ritarenze ingabano nta kibazo. Ariko rigomba kurinda ingabano kugira ngo iby'Imana biziba bitangirika. Wa muco babita discipline. Itorero ryose rigira discipline. Iyo abantu bavuze ngo turasenga mu gitondo kare ni umuco ariko mwiza. Iyo abantu bavuze ngo turasenga ku kagoroba ni umuco ariko ni mwiza. Hari abandi baba bose byiza gusenga mu gitondo, abandi baba ngo ni byiza gusenga saa sita, abandi bakavuga ati ni byiza kwambara ukikwiza. Iyo wambaye ikikwiza ntabwo ari byo gusenya inyigisho nzima oya. Ntabwo bisenya inyigisho nzima. Ariko iyo umuco warenze ingabano kugeza igihe ufatiraho icitegererezo c'abera b'Imana ukavuga ngo ngiye kugenzura none wishe umuco menye ko atazi Imana, ico gihe wa warenze ingabano. Kwijambo ry'Imana hariya muri Abakolosayi igice ca 2 umurongo wa 21 haravuga ngo ya mihango y'abasekuruza nkukumva bamwe bari mu magambo y'impaka ntugakore ntugasogongere ntukarebeho ibintu by'ibyo none akaba ari byo bagira inyigisho nzima z'itorero bakareka kubwiriza Yesu Kristo wabambwe. Kandi Paulo yavuze ngo ntaho tubwiriza abantu ibyacu ahubwo tubwiriza abantu ibya Kristo wabambwe natwe tukaba abagaragu. None se pastor dukiraho iyo umuntu yakiye Yesu n'umwami n'umukiza ntihari ibintu ahinduka? Iyo umuntu yakire Yesu abicare bwigisha kubera iki? Kubera rya jambo ry'Imana na wa mwuka wera. Yego. Ariko noneho rero iyo ahindutse ntabwo ahindukira kugora societe kubera iki geragezo societe igisitaza. Iko ndavuga ntabwo ahindukira kubigisitaza. None se pastor ukiri ngaho ese iyo umuntu akijijwe nk'urugero yahora ari ndaya yahora agenda yambaye ubusa yerekana amatako ko ateye none yamara gukizwa agakomeza kwa kundi ese abo bantu bose babiri bahagaze hamwe nko ku mugoroba kwa kundi abantu baba bateze bahagaze hamwe umwe ateze bisi cyangwa ateze agiye ahantu nko mu bivuga guto cyagiye ahantu gusenga abantu wabatandukanya gute? Nibyo ndi kuvuga ngo wamenye Yesu aba yaramwigishije kwambara kuko n'uwo muryango wahisemo wigisha ikinyabupfura. Ubwo rero umuntu wageze mu itorero yize ikinyabupfura cy'itorero. Ariko iyo abantu bigishije umuco w'itorero bakarenga ingabone nico navuze. Nico kibazo. Hari n'abatigisha umuco ariko ijambo ry'Imana kereka Yesu
ariko na Paulo yigishije umuco avuga yerekana ko Abefeso bakererwaga mu materaniro. yarabivuze ati mugende nk'abanyabwenge mwigenda nk'abatagira ubwenge kandi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko yarabonye batangiye kuja bakererwa mu materaniro. Niyo mpamvu yabandikira iryo jambo. Abandikira iryo jambo. Yego. Okay. Urakoze Pastor, abantu badahuje umuco bashobora gusengera hamwe? Abantu badahuje umuco basengera hamwe iyo bajijutse, iyo batajijutse bararwana. Ico gihe bihinduka itorero rihinduka nk'amashaka ya politiki. Abantu bari mu mashaka atandukanye mu bihugu by'amahanga baraganira kandi bagatangirana umushinga. N'abajijutse bo muri Afurika bari mu mashaka atandukanye bakorana umushinga nta kibazo. Ariko iyo batajijutse bararwana. No mu itorero naho nuko. Iyo bajijutse baruzuzanya bagasengana badahuje umuco, nukuvuga ngo umuntu uteze igitambara cyemera gupfukama hamwe n'udateze igitambara kandi ntibababare. Ariko iyo batajijutse bacirana imanza bikaba nk'abandi bamashnyeshaka ya politike aho kugira ngo buzuje barwana. Noneho rero n'abatajijutse bakaba basengera hamwe badahuje umuco nabo bararwana, ariko kuko bitemeye gufatana we nk'abanyetorero barwana mu mitima. None umwe akacira undi manza undi agacira undi manza. Burya upfukamye hamwe n'umuntu uri kuvuga ngo toka shetani katika jina la Yesu, burya uba wamwishe mu mutima. Ni ukuvuga ngo ico gihe yari injiji bararwana. Ariko iyo bajijutse baruzuzanya, uteze igitambara akamenya ko udateze ari umukristo n'udateze akamenya ko uteze ari umukristo. Ico gihe bose bagasenga bakamenya ko Imana ari imwe kuri bose, kandi ku isi yose nta gihe abantu bazambara kimwe, bakamenya abajijutse. Ico gihe abataragiye amahanga rero baje bagira ikibazo bibwira ko abantu bambara kimwe. Urakoze Pastor. Ariko abajijutse bamenya ko abantu bashobora kwambara mu buryo butandukanye kandi ntibarwane, ntibagire ingorane, ntibacirane imanza. Urakoze Pastor. N'iryari caha gishingiye ku muco gishobora kugera ku Mana? Hano ku Abakorinto wa mbere igice ca 8 umurongo wa 9, niyo icyaha gishingiye ku muco cyanyuze mu ndahiro. Ico gihe Abakorinto ba mbere igice caho ca 8, Abakorinto ba mbere igice ca 8 umurongo waho nuwa 9 haravuga hati: ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato, kuko umuntu nakubona ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizamutera umutima we udakomeye guhangara kurya ibiterekerejwe ibigirwamana, maze udakomeye akaba arimbuwe no kujijuka kwawe, kandi ari we mwene data Kristo yapfiriye. Nuko rero ubwo mucumura kuri bene data mugakomeretsa imitima y'abidakomeye, mucumuye no kuri Kristo Yesu. Nuko rero niba ibyo kurya bigusha bene data, sinzarya inyama iteka ryose kugira ngo ntagusha mwene data uwo nguwo. Kurya inyama sica no kutazirya sica, ariko niba kuzirya byakomeretsa mwene so wabigize indahiro. Kuko hari amatorero amwe azashira indahiro ku masekuruza, ntashira indahiro ku nyigisho nzima. Waza bakakubwira ati turakubatiza ariko ubanje waturahira ucishije akaboko mu izosi ngo ndarahiye ndi imbere y'Imana nkazongera kurya ingurube, ninongera kurya ingurube Imana izampane. Undi bakamubwira bati gira hino nawe urahire, ati ndarahiye ninongera kudefuriza Imana izampane. Undi ati igira hino urahire, ndarahiye ninongera gukora ku isabato Imana izampane, Imana izampane. Izo ndahiro ntabwo wicwa n'isabato cyangwa ngo wicwe n'imyambarire cyangwa ngo wicwe n'ibyo kurya, ahubwo wicwa no kuva mu masezerano y'indahiro. Nuvuga ngo iyo urahiye ngo ninkora iki uba wibosha. Ya masekuru za kera rero kuko ariyo twagenderagamo aragufata akagukomeza nyine, yamara kugukomeza noneho rero za ndahiro zikagukoraho, ukavuga ngo burya nishwe no gukora ku isabato, kumbe wishwe n'indahiro n'ukuboko wacishiye mu izosi ngo nzacibwiri ninongera.
ubwo rero wikozeho wishwe n'amasezerano warahiye. Hari ijambo ry'Imana rero riravuga ngo iyo warahiye bigaca mu masezerano, ico gihe mwa muri benshi. Kuva muri ayo masezerano ni nko kuva mu mabwiriza y'abantu, ni nko kwicira abanyamuryango ba koperative. Ico gihe iyo muvuze ngo mwese mugomba kwishura rekenze, buryo utishuye rekenze abahemukiye abandi. Wehemukira abandi rero ni icaha, kuko cabaye indahiro n'amahame mwumvikanyeho. Ico gihe rero bihinduka icaha, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kikagera no ku Mana. Abo mwakirahiranye ubavuyemo kandi ntubasezeye, kuko ibyiza byo kuticwa n'indahiro bavemo, ariko nubagumamo wishe isezerano uricwa n'indahiro. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari amubaro mu gice ca mbere umurongo wa 29 kugera 30 haravuga ngo ni n'abava mu masezerano. Ntabwo araba ry'inyama cyangwa batarya inyama, ahubwo nabava mu masezerano basezeranye yo kutarya inyama cyangwa yo kurya inyama. Voilà. Kwa kundi ako kantu waruvuze niho kwa kundi umusore n'umukobwa basezera bakarahira ati gose sinzakureka, bakarahira indahiro. Ico gihe umwe akagenda adasezeye uwundi, ese ya ndahiro ikomeza imukurikira. Ibyo rushako ni yindi dosiye ivuga ukundi, ndavuga kuco mwumvikanyeho. Nubundi ibyo ni ibintu bavyumvikanyeho bakarahira indahiro. Wakundahiro irushako iyo aho ngaho yose igendera ku mutima, ariko niyo ndahiro nayo ifite impact, kubera ko iyo ndahiro na amasezerano, kandi icyaha ni ukuva mu masezerano. Urumva rero niba bavuga ngo icyaha mu ba Yohana ya mbere igice ca 3:4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha bagombye, kandi icyaha nibwo bugome. Ngo ubugome bisobanura kwica itegeko. Mu itegeko uko ari mu isezerano hakabamwe ibwiriza, hakabamo inama, hakabamo ico bita ordonnance, hakabamo decret, hakabamo za convention, ibintu byinshi, hakabamo noneho n'amabwiriza atandukanye. Izo z'inama bita commandement, loi, ordonnance, décret, convention, édit, promesse, convention, promesse, ibyo byose kubivamo wabisezeranye n'abantu ni ukwica itegeko. Niyo wavuga ngo nzaguha 5,000 ejo, ukaza kunshaka ugasanga simpari kandi sitarakubwiye impamvu, nakoze icyaha, ntabwo ari cyo kuja impaka ngo mbe ni icyaha cyangwa si icyaha ko ndavuye mu isezerano. Si ibyo gusa se, narizo mpamvu abafaransa bavuze ngo isezerano ni umwenda, la promesse est une dette. Uvuga ngo iyo wasezeraniye umuntu ntukimuhe ubukoze icyaha cyo kwihana. Yego. Rero ubwo ico gihe kuko canyuze mu ndahiro kirazamuka kikagera ku Mana, kuko iyo babantu bakomeretse, Paulo abivuze aravuga ngo niba kurya inyama kwanje kurakomeretsa abantu ndazireka, kuko kuzireka kwanje ntaco ndaba. Voilà. Kandi hari ikindi cyasimbura inyama atari ngombwa ngo zibe inyama. Ubwo rero ico gihe wabana n'abandi aho kugira ngo babere igisitaza. Pastor urakoze, reka tugushimire tugera ku musozo. Kandi kabazo gatajanye n'izi nyigisho n'ibi bibazo twateganije. Hari kandi kabazo abantu benshi bakunda kuvuga, bakavuga ati umuntu ukijijwe ntabwo yatunga imbwa. Hari inyigisho kumura numva abantu bati umuntu ukijijwe ntiyatunga imbwa. Ese pastor nk'umuntu w'umusaza, nk'umuntu uzobere mu bintu bya Bibiliya, ese gutunga imbwa uri umukristo nica? Numvise nundi bundi ari kuvuga ngo urugo rutizera rworora imbwa. Numvise umuntu ari kuvuga iyo terme ngo urugo rutizera rworora imbwa, kubera amadini agaragara nk'ibintu byoroshe abantu bakayishoramo badasobanukiwe, ariko biterwa naho komoka. Kuko hari aho imbwa ihenda kurusha inka. Tuvuge kiwari kare, imbwa itunga umuryango kuko irabahigira ikabazanira umuhigo, ndetse kurusha inkirisha, kuko inkirisha yo tizana buri kanya. Ariko imbwa ku giciro irusha inka amafaranga, ndetse banarazikwa. Bamwe bakwa imbunda, abandi bagakwa imbwa, abandi bagakwa ihene, abandi bagakwa amafaranga, abandi bagakwa inka, abandi bagakwa imbeba. Biterwa n'umuco w'abantu nico ibyo bintu bigiye kumara. Imbwa rero ni itungo nk'ayandi. Umukristo yayorora n'umupagani yayorora, aho nta kibazo gihari. Ico gihe tugiye mu matungo twavuga ngo no korora ingurube ni icyaha. Hari abavuga ngo ni icyaha, ariko na matungo mu yandi nta tandukaniro
ahubwo aho ngaho abantu icyo bapfa ni umuco. Hari uwo babwiye baravuga bati ese ko ufite isambu nziza kandi ikaba iberanye n'ingurube, aravuga ngo ntabwo nakorora ingurube, ngo nubwo bavuga ngo zirampesha imodoka cyangwa zirampesha. Ubwo rero biterwa n'umuco wababayeho akarande. Uwo ni umuyuda ntabwo ari umukristo, uwo ni umwisilamu ntabwo ari umukristo. Uvuga utinya imbwa, utinya ingurube, utinya inka, utinya ihene, ntabwo ari umukristo, ahubwo ni umwisilamu cyangwa ni umuyuda. Ariko umukristo wabaye icaremwe gisha. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo ya mbere 4 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 haravuga ngo abo bantu bazanye ubuyobe. Tuhasomye Timoteyo ya mbere 4 umurongo wa mbere aratubwira hati ariko umwuka avuga yewe, ni umwuka uvuga, ntabwo ari na Paulo uvuga. Hariho bakanye bwo mu minsi y'imperuka, ariko umwuka avuga yewe ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nkizubusha, babuza kurongorana. Icyo ni kimwe. Barahari bavuga ko kurongora ntabwo ari byo ku batambyi. Baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abantu abizera bakamenya ukuri, babirye bashima, kuko iby'Imana yaremye byose ni byiza, ntiyarimo ico gutabwa. Iyo cakiranye ishimwe cezwa n'amasengesho n'ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo abayobya benshi baravuga ngo kurongora si byiza, ariko Paulo yaravuze ngo urongora abagize neza n'utarongora abagize neza kubw'umurimo. Ntabwo yavuze ngo hari icaha kirimo, ariko arabavuga ngo ntibyemewe. Uwo muntu uvuga ngo kurongora ntibyemewe, izo ni inyigisho z'abadayimoni. Uwo muntu uvuga ngo ibyo kurya ntibyemewe, ni inyigisho z'abadayimoni. Izo nizo Paulo yavugaga ahangaha, na nizo yasubiyemo mu Bakolosayi ngo bakavuga ngo ntugafateho, ntugasomeho, ntugasongongereho, ntukarebeho. Ibyo ngibyo ngo ni inyigisho zishingiye ku migenzereze ya kera n'imigenzo twahawe na ba sogokuruzaho akarande, idashobora kukubohora ngo winjire muri Yesu Kristo. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwira ngo Imana iguha umugisha cyane gufata umwanya wawe ukatugezaho ijambo ry'Imana no kutwemerera. Imana iguha umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwira ngo nawe Imana iguha umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga cyaka bipara cyaka bisunikira inshuti tukubwira ngo Imana iguha umugisha. Reka tugusabe nurangiza kumva kino kiganiro ugihereze inshuti yawe, ugipartage, ugisharinge, ugihereze, ugishyire mu magroupe ya ma Facebook, ubutumwa bwamamare bugere kure. Ubutumwa nurangiza kubwumva wumva bugukozeho, nukomeze ubuherane, buhereze inshuti yawe, uzaba ugabanye n'abatanga butumwa, muzagabana ingororano. Imana ibahe umugisha. Kiganiro naho butaha. Shalom shalom. Pase dusoza hari cyo wakongera? Shalom shalom. Dusoza cyo wakongeraho? 0 ya WhatsApp ku batugana 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20. Kuri WhatsApp 078 gatandatu gatandatu 9 gatandatu gatandatu 20. Kuri channel ya Gusenga Everyday ni Pastor Pazibire gubageje ico kiganiro. Murakoze, Imana duhana umugisha. Urakoze Pastor, tugushimira, dushimiye wabanye natwe, tubabwira ngo ikiganiro naho butaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.